Ikibazo n'undi ari ibyo yita undi urangiye yibinyisa ahubwo ngiye binera imbaraga zo kukwereka ko ngiye ntahuje nawe uza n'umuntu w'imbobo mu batipe bagenzi bawe yabaye uretse imbobo imwe yitwa Kakajwi ibishaka kumenyera Kakajwi ashaka kukumenyera gute se kandi Kakajwi nose Kakajwi ushatse kuvuga ngo ngiye merutse kubona ikiganiro ku munyamakuru mugenzi wanjye Esther ari kuguhamagara avuga ati uri imbobo nongera kubona ikindi kiganiro ngo watorotse ngo yazanye amata n'amafaranga n'ibiki byose bira bintu mbaro ubishyireho umucyo none ko icyo gihe wabyanavugwa ntago ndongera kubona kuri kamera ntago ubu bishoboye mu byukuri ukavuga utubungu mbwira nk'ibintu bitatu wicuza kuri ura mugore wawe aya ntaje jewe imbabazi nazisabye n'umuryango nasabye imbabazi yegereza mikoro bakumve rwose uzisaba imbabazi k'ibyo nakoze byose kandi n'imbere y'Imana nge ntago nzongera gukora ikosa nakoze na mbere aryo ukora ikintu nyine uzi ko ari cyiza. Yes, reka nongere mbasuhuze mbakunzi mwe mwakoze subscribe kuri IM Irakiza Media TV nkubwira nti amafufu amafaranga agufurebe nge muri kumva inyuma ya kamera kuri mikoro ni wa muhungu wanyu Dani Kitatere cya Mutabazi rutarimba n'ibinyoma intore idatoragura amayugi murabizi koko sintoragura ibinyoma cyangwa se ngo mvuge ibinyoma imbere ya kamera tuhafite Patel Salute Krishna namupata unamuona bro wambonye umeze neza uvuga ngo ntago umeze neza ngo arabari kuguhiga amakuru ki abajene baba bashaka ngo kuncira hasi ngo kunzimya kandi ngiye banyita urutazima ariko mperutse kubona ikiganiro ewana barimo bakubwira nabi bya hatari barimo bavuga ati uri imbobo ngo uri iki Patel kukikunda kwitwa imbobo ngiye mise mvunaguramo hagati yaburiye umuntu yagiranye ikibazo n'undi ari ibyo yita undi urangiye yibinyisa ahubwo ngiye binera imbaraga zo kukwereka ko ngiye ntahuje nawe kutari imbobo umva mbarura umbwire usobanurira abantu bakubwira ati ntago ngiye ndi imbobo my god ngiye ntago ndi imbobo kabisa akaga kamera kawe nawe wirirwa gukora goshora ariko kamera yanjye nta kibazo ifite ndi kugukesha nukuri ahantu mu gicucu urumva kugufata biramvuna hano hantu niho fresh yaraje cucu ahantu ariko urana ko n'umuntu ufite isuso ryiza fresh mbwira ngiye impamvu niko akunda uhuza n'umuntu nawe w'imbobo uhuza n'umuntu w'imbobo mu batipe bagenzi bawe yabaye uretse imbobo imwe yitwa Kakajwi ibishaka kumenyera Kakajwi ashaka kukumenyera gute se kandi Kakajwi ego la traffic yangu nubwo nawe uri umugambanye waravuze ngo ase dusawaje ukansuhuza basi dusawaje ukadusuhuza atarakubeshya guma dusawaje nagusuruza abantu kuri kamera ngo nose nadusabe nawe ni umugambanye dusabe ni inshuti yanjye ariko buriya bari bamushutse dusa nawe uri umugambanye ngwino hano inyuma ya kamera basubivuge ngwino hano inyuma ya kamera ubimbwire nawe uri umugambanye bari bamushutse ndabizi nawe bari bamushutse se none se rutangiye kuvuga kuri Kakajwi urukumeshoninga we arazira iki kandi yawe nawe ni umugambanye umujene yarahembye amaze guhemba anje ahita avuga ngo ayo mafaranga ngo yashire ngo kuri mokashi ngo Patel atayiwe budakeye kabiri babarambekeye ngo nibye taranisha ngo wazibwe ngo kuri mokashi ngo wazibye kwandese ngo kwa Esther sha oya si umugore wawe se situbizi twese oya nyine ngo umva nyine Kakajwi yabwiye ngo ntayabitse kuri mokashi ngo nayiwe iryo joro yamuha nibwo naraye nibye ngo izo tarani iryo joro nose Kakajwi ushatse kuvuga ngo ngiye merutse kubona ikiganiro ku munyamakuru mugenzi wanjye Esther ari kuguhamagara avuga ati uri imbobo nongera kubona ikindi kiganiro ngo watorotse ngo yazanye amata n'amafaranga n'ibiki byose bira bintu mbaro ubishyireho umucyo none ko icyo gihe wabyanavugwa ntago ndongera kubona kuri kamera
oya njye mba ngomba kugenda nkabanza ngatekereza nkavuga ati se mana ibi bintu nakoze nibyo bya nyabyo cyangwa narahubutse. Yego sibyo njyewe nibyo ngibyo yaba yarazanye njye narayamusubije amafaranga ye. Yego ikindi njye namusubije ni iki kindi namusubije n'amafaranga nyuma amaze no kumubuza. Yego nyuma yarongeye yohereza andi mafaranga nayo narayamusubije. yayoherezaga mukecuru se? nayo narayamusubije yamwohereje ngo 5 ngo byo kugura inusu y'inyama. Ariko se Pate tubigendanemo gake ku bakunzi ba IM Irakiza Media TV, mu by'ukuri wari wagiye kwa mukecuru kwerekana nk'umukunzi cyangwa yari yambeshye ngaratwite avuga ati uyu mwana atazavuga. Oya se kandi ngo yari yagize gute? Niko yari yambeshye ngo aratwite. Ntago atwite se noneho? Ntago atwite? wapi? Oya se kandi bivuge neza. Ntago atwite? Ntago atwite? Ese ntago atwite? byari ibintu nose byari pranka cyangwa simbizi kereka wowe bimwibarije byandenze ubwenge. genda nditekerereza niyubakira umuryango nanjye wanjye kabisa. Yego ikindi jewe nta kindi naguhamagariraga njyewe Roma. Yego ndakumva rwose mbwira. Jewe ni ugusaba imbabazi abantu ibintu byose bamvuzeho, ibintu byose byabaye. Yego byabaye nzi ko ari ibintu nyine. nose mbere yo gusaba imbabazi mu by'ukuri bwira abakunzi ba IM ikintu uri gusaba imbabazi ikintu ku kandi umbwire ati iki ndagisabira imbabazi n'iki ndagisabira imbabazi. Naratesheje agaciro umuryango wanjye. Yego ajya ngo gukunda imbobo ngenzi yanjye. Njyema muri ngenzi yanjye nuko ari byo anyita yishimira. Yego nkabatesha agaciro. Yego bigatuma famiye yanjye bijyamo itagakwiriye kubijyamo. Yego Roma. Yego ikindi nkasaba imbabazi z'ibintu byose nyine bamvuzeho. Ngiye ikintu niyemeje ubu ngubu ni ukwibera umuntu uri aho ngaho nk'ibisanzwe nkuko nari nimereye. Nigurishiriza ubuyawurute bwanjye za Nyabugogo. Ujye gusura Nyabugogo gucuruza? Oya nyine ntabwo nasubirayo. Kandi nanone ntabwo ngiye bino biboro by'ibiganiro nzabikomeza kuko bino bintu ndabona birimo guteranya abantu. Yego abantu bataba babizi birateranya. Yego bikaduteranya tukanavuga n'ibyo tutagakwiriye kuvuga. Yego ibaze kwishyira umuntu ngo aza nsebye akaguha 10,000 gusa ukaza ukansebya amani. 10,000 biri burebwe n'isi yose ngo nicyo gihembo. Yego urukumva cyangwa nanjye bakanyama ngo mvuge umuntu nabi. Hari umuntu baba barakwishyuriye byibura wabuzi? Hari uzi wowe baba barishyuye byibura uvuga ati hari none se ubu ngubu nk'ako kajene ngo ni ka kajwi niyishyuye Dusabe akishyura Esther akishyura Kiwingu bakicara bakamvuga nabi. Dusabe bahaye 10,000 Dusabe ngo akuvuge nabi. Mvuze amafaranga. Yama amafaranga ubu n'amafaranga. Nubundi arabahemba. None se ari umuntu ukora ikiganiro hano batahembye? Hoya ntago bibaho. None se. Yego. Nibyo rero bibaho. Iki kiganiro uzakirebe bari bicemo ari aruguru. Baravuga kabisa ni rwanga ruraza. Yego. Ariko ngiye ntago nabaye nkabo. Nta numwe wongeze ubona ngiye njya hariya. Ntago mperuka gukona kuri kamera rwose hamwe n'uwo twita umugore wawe ntago ndongera kubibona. Yirirwa mvuga. We yirirwa kuvuga. We yirirwaho. Kubucano ngari kunsaba imbabazi. Arimo arasaba imbabazi. Ngiye nta mbabazi nanamuhamara. Kubera arengeje agiye no kwanuza kuri ya cano ya X-Large umureza ibintu yavuzeyo nabyo uzagenda ubirebe. Yego nako icyo kiganiro gikuranye na Dusabe narize. Yego byose nta na kimwe ngewe namusubiza. Yego ngiye na n'ubu niyo twanakorana nta kirenze ngiye nawe navuga. Yego urumva. Yego ngiye nagukarabye mba nagukarabye mu buzima bwawe. Ariko se kugira ngo ufate uwo mwanzuro wo kuvuga uti namukarabye Esther ndamukarabye wongera ufate umwanzuro uvuga uti mvuye kuri ca ntago nzongera gukora ibiganiro bitewe n'icyo ubundi nyamo n'icyo kintu cyagukomerekeje muri ibyo bintu bibiri? None sirika mbwira. Harimo akamenyero. Harimo guteranya. Yego mani harimo n'agasuzuguro nyine wumva karengeje.
kandi ikindi umujene yego we yakoze ikosa ntabwo ashobora kwemera ko yakoze ikosa yego ahubwo we yumva ko ibyo bintu yakoze byari bikwiriye byari ibyanyabyo yego agatugutuka yangiza izo nzoga aba yanyweye zamushiramo akibuka umugore nkwiriye kabisa. none we ku giti cyawe se wenda dusumira gato wumva umugore ukwiriye ari uhe mugore umeze gute? Umugore nkwiriye n'utagira amagambo utuje ukeneye ikiragi oya amagambo mvugana ni amagambo ibyabereye mu buriri uza kubivuga waburaye ukabivuga uko wiriwe uko byagenze kose. Mbese ukeneye wa mugore wirirwa niyo yaburara we wari yakicecekera. None se ubwo nje naba nari nawe narye ariko patere dusubire inyuma y'urufite kuvuga ati ngewe ndi imbobo ko yakarya handi agataha no mu rugo akarya. Nase nawe ushaka kubaka nk'abadusabe ntabwo ari byo nshaka nyine urugero nk'uwanjye kandi ntabwo nkubwiye ngo urugo ryegeye ku byezaba nubatse ngo nukwicisha nose nabamujyanaye kandi nzi ko azicwa n'inzara. Yego ariko ubundi pate mu kinyarwanda cyiza uravuga ngo niba ugiye kuzana umugore ukaba ugiye gutunga indi umuntu banza umenye niba wowe mu by'ukuri wihagije kwitunga nawe ubasha kwitunga. Nabo nkujyana se nanjye ubwanjye ntabizi. None se mu by'ukuri wowe ubasha kwitunga bihagije ku buryo uvuga ati Esther reka nanjye mutunge mugire umugore rega nawe bura nuko wenda rero ntago namushobora niho ndi mwana ntago byakunda ngo ino bifate kuri kwa kundi mbikoherereza amana. Sawa sawa barimo barakwishyuza indezo. Nibyo nari ndimo nkubaza mu by'ukuri wowe ufite ubushobozi bwo kwitunga. Yewe ndafite none se urantunze oya ntago mutunze nditunze wowe uritunze nawe uravuga uti noneho ngiye nose niki gituma Esther agenda. Oya ni birebire n'uburara uyu mujene koko hano urashaka ko mbishira ohereza imeri yawe ntayo mfite. Arumva njye nta kintu njye ntabwo nyine utabishoboye ntabwo uba ubishoboye mu by'ukuri ukavuga uti ubu ngubu mbwira nk'ibintu bitatu wicuza kuri uriya mugore wawe. Aya ntajya niba biranditsemo ngo ntuzicuze ntabwo uzaharanire gutera imbere pano vanu y'ubwa bwo. None se pateri kuba uvuze ati ntabwo nzongera gukora ibiganiro ubu nicyo kiganiro cya nyuma nkoze ubu ngubu noneho tugiye kukubariza ahagana hehe? Jewe nzajya umpamagara nk'ishumi yanjye twicare twigwera akabyeri none se nk'akazi ugiye gukora uhinduye kuko twatumenyereye mu biganiro pate tumenyere mu biganiro nta n'ahandi hantu byibura twatukuza ubu ngubu noneho tugiye gukubariza he? Oya wowe kwa kuri ishumi yanjye we tuzaturi kumwe uzahamenya wowe kwa kuri iniga yanjye kandi bizi ko nanjye mo hano harimo akandi kantu wowe tuzaba turi kumwe neza mu mahoro meza. None se hanyuma abakunzi bawe muri make ikindi ugiye kubabwira ni ikihe mu by'ukuri nyuma y'ibi byose bakuvuzeho bakwise mayibobo bakwise iki? Mve mu bagore wari utarabatizwa ubu bwa kabiri ariko ubatizwa bwa kabiri nanihane byanjye muri arya bagita katisisi mu bagita kandi bicuruza ibyaha kwa padiri bayita muri kategisimu kwicuza ibyaha ni muri kategisimu penetensiya jya muri penetensiya nicuza ibyaha bwire padiri anyeze ubundi tugaruka imihanda. Ariko se ubundi ubusanzwe uri umukaturike cyane mbwira nk'isengesho utera muri uzibatera muri katurike rikagufasha. Njyewe ni dawe uri mu ijuru nanakuramutsa Mariya ibyo byose n'ibyo kwicuza ibyaha amva ni menshi cyane. Uzajya kwaka penetensiya ugenda ubwire padiri ase ugiye kwaka penetensiya n'ubwa mbere uzaba ugiye kuyaka n'ubwa mbere wari uzi ikintu baragenda bakavuga ati iki n'iki ugasasa inzobe ikintu cyose ukarambika hasi ntabimubwira
Padiri nangiriye umuhe Pate uzabivuga byose akambwira ati nkugize umuhereza ibaze bayimuhereza kwa padiri oya nanamuba ariko njyewe nise k'amasakaramentu yose nayahawe yose warayahawe ubu ugiye kuba umuririmbyi tu ari Pate ntago waririmba ngo bikunde kera rega buri korari wakintu uretse guhanuka kw'imyaka ibigenda kongera nararirimbaga bora zananyine barubwire nk'ukuntu baririmba mu Katolika Mana yanjye niyemeje gukora ibigushimisha maze amategeko yawe azamuri iruhande Pateri no ni ukuri kw'Imana siko burya wapfubyemo umuntu mani buriya kera nari ndi muzima ngira nk'ibintu bitatu wicuza muri byakorewe muri buno buzima Pate nkunda kukubaza icyo kintu none ni isaha icya mbere nicuza kuba naragiye mu bintu nzi ko bizaba byiza bikarangira bibaye bibi bikarangira na nabi ibyo nicyo kintu cya mbere nicuza cyo kuvuga ngo iki nicyo kintu kimbayeho mu buzima nicuza yego kabisa ngiye singiye no kukuvuga ariko se mu by'ukuri uriya mugore wamukundaga akareka njyewe bundi yewe nakwanze sinanakemera ko nigeze mukunda none se kuki utamukundaga ukora mujyanye kumwereka umuryango ijambo mvuze uraryumvishe ngusubiremo iyo nakwanze simba nkikemera ko nkukunda ariko mbere nabaga nkukunda none ubu ngubu ariko se nyine mbere naramukunda Pateri ubu ndavuze kandi ndarangije ubu urasoje yes none njye ntago nkore ibiganiro byinshi birambiranye mu by'ukuri usoza wavuze ati ngiye gusaba abakunzi banjye imbabazi babwire n'ibibi byose bamvuzeho ko bitazongera yewe imbabazi nazisabye n'umuryango nasabye imbabazi yegereza mikoro bakumve rwose uzisaba imbabazi k'ibyo nakoze byose kandi n'imbere y'Imana njye ntabwo nzongera gukora ikosa nakoze na mbere aryo ukora ikintu nyine uzi ko ari cyiza ukagirwa inama ntiwumve bikarangira ubuzima bwawe bugiye mu kangaratete turakaje n'abantu benshi hari umuntu barakugira inama ngo ureke Esther se shani benshi mani ariko na nzovu nicujije na nzovu nayo yarabikubwiye n'ikintu nicujije mama w'umwana wanjye yego ejo twaraganiriye ari kuntuka ambwira ati njyewe nukomeza urumva yego we nukomeza biriya biganiro uri gukora we na Esther n'iki yagutuka biriya njyewe umwana wanjye ntabwo uzongera kumubona yego impamvu utazongera kumubona ko ntabwo nshaka ko umwana wanjye ababara ntabwo nakishimira kubona biriya bintu baba bagukorera banakuvuga biriya bintu byose yego mwana njye nahise mubwira ati mere wanjye byambura umwana wanjye njye ibiganiro nanabireka ni nayo mpamvu iruta izindi njye ya bino biboro mba ngomba kuhita nanabikatira n'umuryango wanjye yego ababwira ngo mbura umwana wanjye hejuru y'indaya akareka musaza nazibukira n'ubundi Imana izakwerekeza none se Pate dusubye inyuma gato uravuze uti madamu wanjye njye yarambwiye ati kugira ngo uve muri biriya bintu nako ngo umwana wanjye n'ibiki si uri kuvuga ese yarabizi yuko ukundana nawe daje yarabizi yuko mukundana we nyine yarabizi gusa we yarazi ko ari content njye sinjya mbere yego gusa we nuko ariko we ntabwo dukundana ni nawe umwana ntabwo dukundana yego ariko nyine umuntu mwabyaranye ntabwo ntabwo mukundana none se hani imbere ya kamera ya IM we ni wowe utamukunda ni utagukunda oya ari ukuntu mubyarana mukiyumvikanira yego kandi ntago abantu bose ntago ariko bumvikana sibyo yego ntago ariko bumvikana abantu bose araho bigera ukaba uciye ukwawe ariko mugakomeza mukiciringe yego urabizi ko aho yaciye nta rwango ruhaca yego ubundi ari n'igihe muhura ugasanga mwogeye murica marataniye da arahiye ukogera ukigendera turi inyuma gato ubwo bivuze ngo niba hano ibona ko Esther yarahaciye n'ubundi dufite kongera kukubonana nawe mu biganiro ukambwira yo gukora ibiganiro nawe ntaribi mani wowe no kuncunga
nsoza ibiganiro byanjye hano yego bro njyewe ninza nkora ibiganiro byanjye hano wenda banamamagaye cyangwa batanamamagaye cyangwa naje kwikorera ibyanjye yego yezanye ninjiramo hariya nega akamoto nigende yego ngiye kugira ngo ngere mbonane mu gakundi kabariya hape yego kandi na mukanya ubonye ko ngiye nifatiye agatebe nkasa nkishingira hano yego nkegera muri fone yawe ngiye nta bindi bintu byinshi yego ngiye nshaka kongera kugirana n'iki n'abashinga yego akorera ye ayarya ukwe nanjye nkorera yanjye nyarya ukwanjye yego sibyo byiza yego ngewe nicyo cyemezo nafashe yego ko ngewe abajene bamaze iminsi bamamagara wenda impamvu mba nanabitabye batazagira ngo ni n'agasuzuguro cyangwa n'iki yego ngewe nta ribi icyo ngicyo nicyo ngewe nashaka kubwira kandi urakoze oya ariko uretse gusezera ntabwo ngiye uretse gusezera uravuze uti hari akantu uvuze ku ruhande uti mama w'umwana ati hari igihe n'ubundi twanakubitana ndongera ndakoza ati kuresta aho uransezereye uravuze ati niyo twanabikorana tuzatwita twigendera urumva mukorana ibiganiro ariko buriya baca umugani mu kinyarwanda ngo kwicumba ingingo y'igisheke njyewe ubwanjye ndiyize ubwanjye yego nimba njye mfata icyemezo nk'iyikomereza pateri ivuga makeya kugira ngo kuko iki kiganiro urabizi arakibona pateri ivuga makeya kugira ngo umutwe umbwira ibintu nkanga nimba nkubwiye ibintu n'ibyo nta kindi kirenze kuri icyo ngicyo nkubwiye ubu tuvuge ngo ntaho tuzongera kubibona bindi twumva hano hanze aha no kuri za cano zindi uvuga ngo Esther twasubiranye ntibizongera gukorana ubwo buganiro ni ugukorana ikiganiro gusa bikarangira agataha ubu ntabwo tuzongera kubona za kamera muduhamagara none cyangwa yampamagara ambwira ati pateri yanteye mu rugo ati pateri yanteye mu rugo sinigeze mutera musa pateri reba muri kamera tuganire reba abakunze tuganire nubwo uhugiye muri telefone ariko urabyumva yamaze aretse pati kuba ibintu byose uba bigize intambara mani wowe jya ubahanze nawe ubanze wereke umuntu ko uri umuntu w'umugabo muswera nawe uzagufate nka nzovu cyangwa yaka njye mfite uko ngenda njyewe nta muntu ujya umenyera yego nta muntu ukumenyera wapi ntawubaho ujye wicara wige neza urebe ukuntu zikingana ntizingusagiye kunsaba imbabazi niba wamushutse akane njye ukubitisha kukureka nkicecekera nkiryamira nkisinzirira wambona ukagira ikibazo ukajiginywa uwo ni wenjye ubu noneho ni ukuvuga ati icyo nzi cyo ikigaragara neza ni uko Esther agiye gusaba imbabazi kandi mukazasubirana dusoza ikiganiro ubu ni ukuvuga ngo ngende ndimo ndabibonesha amaso yanjye ndabona yuko Esther muzasubirana utamuretse oya winjugunye na mikoro aho kugira ngo ijugunye gira icyo yivugiraho ikintu nayivugiraho ubwamo bwose uri kwibaraguza nta na kimwe kizima kirimo nta na kimwe pateri ntuzongera kugaruka kuri kamera uvuga ati oya mani ibisubiramo kenshi n'umuntu usigaye uvuga icyo kintu ntihagurukira nkigendera mu kiganiro ubwo bufaranga bwawe akanabuguma pateri oya dusoza ahubwo ndumva okay pateri reka twisoreze urumva mu by'ukuri abumva bumvishe bajya bavuga ngo zirara zishya ngo bwacya zikazima simubajije byinshi reka nze kureba njyewe mu mwaka wa munani mfite ubukwe mu kwa munani ufite ubukwe ufite undi mukunzi ndone ubukwe bwa nyabwo se cyangwa hano kuri social media bw'umwaka uta sengewe inzovu ndi yakabakorera ubukwe kuri social media tuzabona wateye ivi uretse wowe tuza sese nawe ko turi ihome nzabikwereka uzabimbwira neza okay nta ribi turi kumwe umva abakunzi ba IM ntimuzacikwe na pateri mu by'ukuri andi makuru azajyamo nzajya muzana imbere kuri kamera kuri IM ndagusaba gukora subscribe kugira ngo uzajye ukurikira uzaze kundeba ndi gukina agapira ugiye gukina umupira se kandi he pateri yenye gukina
oya nzabikubwira. ubwo ibyo ni iyindi nkuru mu by'ukuri. Reka mbabwire niba mutarakora subscribe uyikore. Reka dusoreze ahangaha, njye mwumvaga kuri mikoro inyuma ya kamera n'uma muhungu wanyu Dani Kitatire cya Mutabazi Rutarimbana ibinyoma, intore idatoragura amajwi. Ciao ciao.